ubwo rero twari twanashyizeho urubuga rwa YouTube rumaze igihe rukora abantu banarukurikira, n'ubundi rwaje kuvaho biturutse kuri Ambassadors of Christ. Uyu yitwa Sami Celestin, ni umunyamakuru akaba na nyiri Itabaza TV, umuyoboro wa YouTube wibanda ku ivugabutumwa. Iyo ni korali Ambassadors of Christ, korali abenshi dukunda kubw'ibihangano byabo byiza kandi by'ubwenge byuje ubutumwa buteguriza abantu kugaruka kwa Yesu Kristo. Iyi kaba korali ikorera umurimo w'ivugabutumwa mu itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi. Ariko se uri kwibaza impamvu ntangiye gutya? Mu minsi mike ishize ku muyoboro wa YouTube Itabaza TV twatunguwe n'ikiganiro gifite umutwe ugira uti Ambassadors of Christ ikomeje guhemukira benshi nayo itiretse, igice cya mbere. Ngifungura icyo kiganiro natangire kuri aya magambo agira ati: mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Matayo mu gice cya 18 umurongo wa 15 haravuga ngo mwene so nakugirira nabi ugende umumenyesha icyaha cye mwiherereye, nakumvira uzabubonye mwene so, ariko natakumvira umuteza undi cyangwa babiri, ngo ijambo ryose rikomere mu kanwa k'abagabo babiri cyangwa batatu, kandi niyanga kumvira abo uzabibwira itorero, niyanga kuryumvira naryo azakubereho nk'umupagani cyangwa umukoresha w'ikoro. Nahise nibaza nti kubera iki amagambo, nahise ngwa mu kantu. Muri iki kiganiro Sami Celestin agaragaza ukutanyurwa gukomeye ku byakorerwa na korali Ambassadors of Christ. Ibyo byatumye ntangira kugira ibyo negeranya ngendeye kuri byinshi byavuzwe kuri iyi korali twihebeye turi benshi. Nje nitwa Obed Rugwiro, ngo haye ikaze mu kiganiro ku buryo burambuye. Ku tariki 29 Nzeri nibwo habaye igiterane cyiswe Rwanda Shima Imana. Iki kikaba igiterane cyahuje amadini n'amatorero atandukanye. Iki kandi kikaba igiterane cyatumiwemo abahanzi batandukanye baririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, barimo Tonzi, Aime Uwimana, Ben, Kristo Ndasingwa n'abandi. Muri iki giterane kandi harimo korali Ambassadors of Christ, korali yataramye neza, gusa nyuma y'ibyo bikabyara amahari. Umva uko byagenze. Iyi ni Himbaza TV. Ba nyiri uyu muyoboro bari bahabaye bakurikira icyo giterane 5 kuri 5 nk'uko bari babifite mu nshingano. Iyi ni Itabaza TV, aba nabo bari bahabaye nk'uko nabo bari bahawe inshingano zo gukurikirana icyo giterane. Uti se none ikibazo kiri he? Duhereye kuri Himbaza TV, aba bafashe banashyira amashusho ya korali Ambassadors of Christ yafatiwe muri icyo giterane ku muyoboro wabo wa YouTube ariwo Himbaza TV. Gusa ubu tuvugana ayo mashusho ntakiriho. Nk'uko bibona iyo video bashyize kuri YouTube channel yabo bayishyize muri community. Gusa iyo uyigezeho ugakanda kuri link yayo barakubwira bati this video is private, cyangwa se iyi video iri privé. Mu yandi magambo ntiri kuboneka. Tunyarukiye ku Itabaza TV, umunsi ukurikira w'igiterane ku itariki 30 Nzeri 2024, Itabaza TV bashyize amashusho ya korali Ambassadors of Christ yafashwe urya munsi kuri YouTube channel yabo. Gusa ibyo ntibyigeze bibagwa amahoro habe namba, kuko korali Ambassadors of Christ yahise itanga ibirego kuri YouTube irega Itabaza TV kugeza ku rwego nyiri iyi channel ataragifite icyizere cy'uko Itabaza TV yazageza ya magingo. Ubu ngubu Itabaza TV iri mu mazabira cyangwa mu kangaratete niba ariko twavuga, ku buryo isaha n'isaha yavaho biturutse kuri Ambassadors of Christ. Rero nahisemo kubabwira kugira ngo igihe icyo ari cyo cyose muramutse mubonye ivuyeho, iyo ishobora kuba impamvu imwe muzabitera. Si iyi miyoboro ya YouTube tukubwiye gusa, ahubwo hari n'indi miyoboro yagiye uploadinga ayo mashusho ikaripotingwa ayo mashusho agakurwaho. Sami Celestin akaba na nyiri Itabaza TV hari byinshi yatangaje ku kuba batarabujijwe gufata ayo mashusho, ariko bayasohora bagatangirwa ibirego kuri YouTube amashusho agakurwaho. Ntabwo twahawe inshingano mbere cyangwa ngo Ambassadors of Christ ibe yaratwegereye itubwira iti rero nitujya kuririmba mwebwe mukureho kamera.
Abandi nabo bati yego koko korali Ambassadors of Christ ntishaka ko amashusho yayo akwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga kuko ubwo ni uburenganzira bwabo. None se ntibyari kuba byiza iyo batanga amabwiriza y'uko ayo mashusho atagomba gufatwa cyangwa se ngo ashyirwe hanze? Sami Celestin avuga ko ubwo yafunguraga channel ye ya mbere, iyo channel yari ifite abayikurikira ndetse benshi. Icyo gihe ngiyo channel yaje gutangirwa ibirego na Ambassadors of Christ irasibwa burundu. Nyuma y'ibyo yaje gufungura indi channel ayita Itabaza TV, ari nako agirana ibiganiro n'iyi korali bakamwizeza ko barabikemura ntibizasubire, ariko n'ubundi barongeye bamutangira ibindi birego. Twagiye rero tuvugana nabo igihe twahuye n'ibibazo biturutse kuri uko kuturega ku rubuga rwa YouTube, bakemera ko hari ibyabaye, bakatubwira ko hari ibyo bagiye gukemura ariko ntibabikemure. Kuri ubu Itabaza TV ni chaîne ya YouTube yagutse ifite abayikurikira bakanze subscribe 120. Muri ibyo byose icyo tutagomba kwirengagiza nuko korali Ambassadors of Christ n'abari abantu kandi bahanganye na Satani nkuko natwe duhanganye nabo. Na niyo mpamvu dukwiye gusenyera umugozi umwe, tukibuka ko ibihembo duhatanira atari iby'isi, ahubwo tukamenya ko tuzahembwa ikamba ritangirika. Ikindi kandi tugomba gusenga Imana tukayisaba kuduhumura amaso kugira ngo tumenye uwo turi gukorera uwo ari we. Ibyo bizatuma duha agaciro ikamba ritangirika aho guha agaciro iryangirika. Aya ngiye kukugezaho namwe mu mateka yaranze korali Ambassadors of Christ. Iyi ni korali yashinzwe bwa mbere mu mwaka w'1995 nyuma y'amateka mabi yaranze u Rwanda mu 1994 ubwo habaga jenoside yakorewe Abatutsi. Iyi ni korali bwa mbere yashinzwe ku gitekerezo cy'abantu bari baturanye, batangira ari abantu bake kandi badafite ingufu. Iyo korali ikimara gushingwa yashatse izina yakwita maze biyita Intumwa. Hashize iminsi mike iyo korali yitwaga Intumwa yaje kwihuza n'indi groupe yitwaga Calvary Cross, bahita biyita korali Ambassadors of Christ. Icyo gihe yari korali y'abantu batarenze 25 bari bayobowe n'uwitwa Mbanda Steve. Abitewe nuko iyo korali ntawe kuyitoza, kuyihimbira indirimbo no kuyicurangira yari ifite, uwitwa Soti Joram guturuka muri Uganda yiyemeje kuza aje gufasha iyi korali. Yiyemeje kubana nayo kugeza aho igeze ubu ngubu. Aho indirimbo hafi ya zose iyi korali ifite ari uyu mugabo wasibahimbiye, akaba n'umutoza ukomeye cyane w'iyi korali. Iyi korali yambutse imipaka itandukanye ikora umurimo, aho ibihugu byose bigize agace ka Afurika y'Iburasirazuba yabigezemo. Yageze kandi muri Angola, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ahandi. Imyaka 30 irashize iyi korali ikora umurimo, gusa ibihe kuri yo ntibyari byoroshye. Mu mwaka w'1999 iyi korali yakoze impanuka bava mu murimo bageze Rwamagana, imodoka yabo igongana n'iy'abafana bari bavuye kureba umupira w'irushanwa rya Sekafa. Gusa nubwo ku ruhande rwa korali Ambassadors of Christ nta wayiguyemo, ariko ku ruhande rw'abafana hari abahasize ubuzima. 2011 ni umwaka washenguye benshi, by'umwihariko abaririmbyi b'iyi korali, kubera ko ku tariki ya 9 Gicurasi 2011 iyi korali yakoze impanuka ubwo bari bavuye mu murimo w'ivugabutumwa muri Tanzania, maze abaririmbyi batatu bari bafite amajwi meza n'igikundiro aribo Eframanzi na John bahasiga ubuzima. Nubwo icyuho cyabo baririmbyi na n'ubu kigihari, gusa ngo bashima Imana ko igenda ihagurutsa abandi bagakora umurimo. Iyi korali ishimira cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, bitewe nuko akimara kumenya amakuru y'impanuka yahise yohereza indege y'ubutabazi byihuse, bityo umubare w'abagombaga kuyigwamo uragabanuka. Iyi korali kandi nawe yarayikundaga cyane, bitewe nuko yakundaga kuyitumira mu masengesho ngarukamwaka y'abayobozi bakuru b'igihugu. Naha dusoreje ikiganiro cy'uyu munsi, tunagushimira cyane aho twabanye. Nk'ibisanzwe mwari kumwe nanjye Obed Rugwiro. Mukomeze kugira ibihe byiza, turabakunda. Naho ubutaha, Imana ibarinde.